Dutangiye episode ya 6 ahangaha ndetse muribuka ko twasoje nyina mwiza wacu ari kuba yaniga ka gakobwa kari kamaze kuba kamufotora kari kuba kakohereza amafoto ku mugabo wiwe Ryu kambwira ati umugore wawe cyangwa se umukobwa mukundana ari kuba yaguca inyuma. Bwanga katangiye kuba kamubwira ati ibyo akikora byose n'ubundi amafoto namaje kuba nayohereza, ati wandaye uraza kuba wakicuza ibyo uri kuba wakorera umugabo wawe, ati kandi mu kanya kari buze agiye kuba ageze ahangaha. Gukanyira mwiza niko gutangira kwa kamubwira ati nawe ubu ngubu ugiye kuba waryozwa ibyo wakoze, ati ngiye kuba nakunoba, ati kandi ntuzongere kuba wanzanaho ibibazo, ati urumva wa gikobwa we. Disi kanyira mwiza ahangaha nako ntikari koroshye, karangije niko kuba kamuta mu wakajwiga ndetse kamuta mu munigundi nawe ati mvaho, ati ndekura. Nyiramwiza niko kuba yakomeza amubwira ati zibaho ngaho, ati ubu ngubu ugiye kuba waryozwa amakosa wabashije kuba wakora, ati ubundi wowe uranzi neza, ati cyangwa ntago nzi. Nibwo agakobwa kabonye ahangaha bitazoroha gatangira kuba kamuruma, gatangiye kuba kamuruma niko nyiramwiza guhita karekura kubiba warakwereka wa musore wacu ahangaha ndetse mubyara wa ntuza wa Ryu niko gutangira kwa amazi atari ku bundi mwebwe muri kuba mwapfa ibiki. Ndetse muri ako kanya muribuka ko Ryu yahise ahagera akababaza tubundi ibi byose muri kuba mwakorera ahangaha bigamije iki. Ubwo agakobwa katangiye kuba kamubwira ati bafashe bari kuba baguca inyuma. Ubwo Ryu niko kuba yatangira kuba yakakubwira ati zibaho ngaho nta kintu uzi wowe. Ubwo ngubwo niko kuba katangira kuba kamubwira ati ninjye wabashe kuba nafotora ya mafoto ndayakohereza, ati se ntabwo uri kubona ko uyu mukobwa mukundana bari kukubeshya. Ubwo ngubwo Ryu wacu niko gutangira kuba yamubwira ati ni amagambo menshi yanyu nshaka ahangaha, ati kandi ntuzasubire kuba wabangamira umugore wanjye, ntabyo nshaka. Disi kanyira mwiza kacu karikubise muri ako kanya gatangira kwa kakigendera. Ryu niko kuba yaza gakurikiye, ubwo kari kagize umujinya Disi arangije akabwira ati ariko watujemo, ati nta mpamvu yo kuba wagira umujinya umeze gutyo, ati se ntabwo uri kubona ko nanjye mfite ikibazo cyo kuba batangiye kuba bagukurikirana kuriya cyangwa se batangira kuba bakwiyenzaho. Ubwo nyiramwiza wacu niko kuba yatangira kuba yabwira umusore ati ntabwo nshaka abantu bakomeza kuba bankurikira ngo nuko nakwiranye nawe cyangwa se dukundana, ati ngiye ndishakira kuba nabaho mu mahoro, ati kandi biriya bintu simbikunda, ati habe na gatoya. Reka nkwibutse kureba neza niba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru. Nubasha kuba wayikunda uze gukanda kuri like ndetse nuyishimira cyane ubwo uraba wayikunze cyane zo kuba wayiha bagenzi bawe mu buryo kuba wayisharinga nabo babashe kuba wakirebera inkuru z'urukundo kandi nziza ndetse zigira n'amasomo zidusigira mu buzima bwacu. Ubwo barakwereka nyiramwiza wacu ahangaha yagumye ategereje ko umusore yongera kugira icyo avuga. Ubwo umusore niko gutangira kwa yamubwira ati nyiramwiza ndashaka kuba kure ya Jacques mubyara wanjye. Ubwo ngubwo ka nyiramwiza katangiye kwa kamubwira ati watangiye gufuha, ati wafushye. Ubwo umusore niko kuba yatangira kureba hirya yumvisha amagambo agakobwa kari gatangiye kwa kamubwira, karamubwira ati ariko urani mubyara wawe nta mpamvu yo kuba wafuha, ati kandi nta n'icyo twari turi kugerageza kuba twakora hariya usibye ko yarabashije kuba yansaba ngo mbashe kuba naza kuba namuhitiramo ibikoresho by'umwana we agomba gukoresha ari gukina, ati kandi urabizi umugore wiwe ntawe uhari niwe ugomba kwita ku mwana wiwe, ati se ibyo ngibyo byose byari ngombwa. Umusore niko kuba yamubwira ati yego ariko uri umugore wanjye ngomba kuba nagufuhira, ati am I right, ati se ndi mukuri. Ubwo ngubwo nyiramwiza niko kuba yamubwira ati sheri ariko urabizi ntabwo ngende kuba naguca inyuma kuri mubyara wawe. Barakwereka ka nyiramwiza kacu Disi ahangaha kahise kikubita karataha ndetse umusore yari kuba yakabwira ati ndetse niba wanakomeretse uriya mukobwa yakurumye mu gihe mwari murimo kuba mwarwana, ati wareka tukaba twajya ku bitaro. Ka nyiramwiza kacu niko kuba kamubwira ati ndabyanze nditaye, ati kandi nta n'ubuvuzi nshaka kuba najya gukorerwa, ati nigiriye mu rugo. Ubwo ngubwo barakwereka ahangaha kageze ahangaha mu rugo karyama kari kuba katekereza ikintu kagiye kuba kakora niko kuba kakigira umugambi. Barakwereka wa musore wacu Ryu yiyicariye ahangaha ndetse ariko ari mu kazi kagasazi kacu ka nyiramwiza niko kuba kaza kiyambitse uruhu rw'ingona. Disi murajya muri agakobwa karanga gatangira kwa katera isari. Ryu wacu niko kuba yahindukirira kare karangije gatangira kwikaraga kambaye bya byenda bakoresha bari gushimisha abana. Ryu yatangiye kuba yatungurwa aramubwira ati se sheri noneho ibyo ngibyo ni ibiki wabashe kuba wakikora, ati se ntabwo uri kureba ukuntu uri kuba wagaragara. Ubwo ngubwo niko kuba kamubwira ka nyiramwiza kati ubu ngubu ngiye kuba nakigira mu kazi, ati n'ubundi akazi kawe ntako nshaka kari kuba kampemba amafaranga make,
ati kandi urabizi mfite ideni ngomba kuba nakwishyura nkabasha kuba narisoza, ati kandi amafaranga 200,000 by'amagrand nkorera ntago byakwishyura. Ubwo ngubwo umusore Liu niko kuba yamubaza ati se ibyo byose uri kuba wakora ni ngombwa? Ati cyangwa tuguhindurire posteri, ati ngiye mfite abakozi 1000 mfite nkoresha hariya, ati bose nabirukana cyangwa se nabakuramo, ati ukaza kuba wakora ariko ukabona amafaranga menshi, ati utaza kuba wajya hariya ahantu bashimisha abana. Ubwo ngubwo ka Nyiramwiza katangiye kuba kamubaza ati uri gutekereza cyangwa se uri gukeka ko ninza kuba nahajya ngiye gukorera amafaranga ndibuze kuba nagutera igisebo cyangwa se naguteza isoni mu bandi bantu bazi ko uri umukire ufite kampani zibasha kuba zakinjiza amafaranga menshi muri iki gihugu? Ati ibyo ngibyo biveho wana, ati kandi niba utampemba amafaranga 500,000, ati ngiye kuba nakigendera ntago naguma hariya hantu. Umusore niko kuba yakomeza kuba yamubwira ati egera ahangaha tubanze twakumvikana, ariko urabizi nta cyajya mbere abantu batabanje kuba bakumvikana ku kintu bagiye kuba babasha kuba bakora. Agakobwa niko kuba kamwegera karangije karamubwira ati ngaho mbwira twumve. Ubwo umusore niko kuba yakabwira ati 500,000 ugiye kuba naguha turabyemeranya. Agakobwa kagiye kuvuga ngo yego kazamura akaboko kibuka ko kambaye uruhu katatuma gasohora umubiri wako. Umusore niko kuba yakabwira ati ubungubu turumvikanye 500,000 nzajya mbiguha, atariko nawe ugomba kuba wagabanya bwa bujiji bwawe ufite. Ka Nyiramwiza niko kuba katangira kuba kambwira ati yego ndabyumva, ati yego ugomba kuyampa. Ubwo barakwereka muri ako kanya umusore yahise agasohokana amaha ngaha, arangije arakabwira ati ubungubu wajya kurya watermelon yateguye hariya ku meza, ati cyangwa se niba ubishaka uze kuba wakata iyawe, ati ni ubushake bwawe, ati kandi nuza kuba wankumbura ati uze kuba wansanga hariya hejuru niho ndibuze kuba ndi. Amaze kuba yabikabwira Ka Nyiramwiza niko kuba kamubwira ati ngiye kuba nakirira nawe uze kwiyitaho, ati tuze kuba twasubira. Umusore niko gusigara aseka. Barakwereka ahangaha Ka Nyiramwiza kacu karaje gafata icyuma ahangaha, karangije gatangira kuba kajya gukata watermelon. Kumbe hari umugabo wari uri aho ngaho niko kuza yirukanka aramubwira ati madamu sigaho, ati sigaho utaza gukata iyo watermelon. Niko kuba yamubwira ati ngaho mpereza icyo cyuma abashe kuba nagufasha. Arangije umugabo aragiterura agishyira hasi cya cyuma. Ko gutangira kuba yamubwira ati madamu, ati gute waterura iki cyuma kiremereye gutya, ati ukaba watangira kuba wakata watermelon, ati navuze ko byagushyira muri risike, ati ubashije kuba wakitema twabwira ngo iki bosi. Niko kuba yamubwira ati ndakwinginze ngwino wiyicarire, ati ngwino wiyicarire. Ka Nyiramwiza kacu niko kuba kamutera akavuga kamubwira ati waretse nkajya kuba nakikatira watermelon, ati ko ari byo nshaka, ati ko ari byo naje kuba nakora ahangaha. Ubwo umugabo niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo byihorere wowe, ati turaza kuba twabyitaho cyangwa se dushaka undi muntu ubikora, ati wowe koresha iyi ngiyi ikase nta ribi, ati kandi uze kuryoherwa, ati kandi uze kuba wakiyitaho, naho ubundi biriya wari ugiye kuba wakora ntabwo ari byo, ati twari kuza gusobanurira iki bosi, ati cyangwa urashaka kuba watwirukanisha. Ubwo umugabo wamaze kuba yakabuza gukata watermelon kaje gatangira kuba karya izari zikase ahangaha cyangwa se zitunganyije, ariko gafite umujinya ngo banze ko kaba kakata watermelon. Ubwo ngubwo katangiye kwenjoyinga yari iri aho ngaho ndetse yari itunganyije, ndetse gatangira kuba kakuramo za mbuto ziba zirimo, karirira kumva nta kibazo gafite. Mbibutse kukagira karumuna kako, ndetse bwa mbere kari kigeze kuba kabeshya ko uyu nguyu ari utwite kandi atari utwite. Ese we yagiye hehe? Ubwo agakobwa ahangaha kakomeje kwirira Disney ka Bon Appetit ahangaha, karenjoyinga koko kararya karahaga. Ubwo ngubwo katangiye kumva kagejeje aho kahaze, karangije gatangira kwegama nk'abandi bakire bose, kavuga ati ubungubu uwo nari ndwaje arapfuye, ati ubungubu igisigaye ati ni ukuba nakiyitaho cyangwa se nkigira mu rugo nkajya kuba naruhuka kuko akazi k'umunsi ngiye ndumva nkasoje. Ati se ubu sinkasoje? Ubwo niko kuba kahindukira kabona umukecuru ahangaha wari ufite imirimo ari kuba yakora, ari kuba yakoza amasahani. Ubwo ngubwo niko kuza kiruka, karangije kabwira umukecuru ati se mukecuru, ati waretse nkaba natunganya amasahane. Ubwo umukecuru ahangaha niko kuba yatangira kuba yamubwira ati we ntabwo ushinzwe kuba watunganya amasahane ahangaha, ati ahubwo iyiteho wowe ubwawe, ati kandi uvuze kumva utuje, ati ngewe nta kibazo mfite ahangaha, ati n'ubundi ibingibi narabimenyereye, ati kuko niko kazi kanjye naje nsaba ahangaha, ati rero wowe ugomba kurya ukishimisha dore uracyari umwana,
ati nawe igihe cyawe nikigera uzabasha kuba wabikora. Ati si byose mwana wanjye. Ubwo umwana niko kuba yakikiriza, ndetse umukecuru ahangaha yahise amuzanira ka jisi, aramubwira ati ahubwo akira inywa n'aka ngaka, ati uraza kumva umeze neza, ati kaba karyoshye, ati kaba kameze neza akaji ko ahangaha, ati kandi ni ngewe uba wagateguye, ati nawe ubundi byo kuba wamfasha kuba wahanagura amasahane, ati ntabwo ari ngombwa muri aka kanya. Agakobwa ahangaha disi umusore yari yagasohokanye, ahangaha nta kintu katakoresheje keretse kitari gishoboka, na ji ahangaha karayinyweye karayimara. Ubwo umukecuru wari umaze kuba yamuha ji cyangwa se wari umaze kuba wamukorera ji ahangaha yari amurebye, arangije avuga ati dore akagoryi k'akana cyangwa se agasazi k'akana. Ubwo umukecuru uri ahangaha yari amaze kuba yakabwira ati ugomba kuba warya neza ukanywa na juisi kugira ngo uzahe umwana Mr. Liu cyangwa se uzabyara umwana ushyitse cyangwa umeze neza. Agakobwa kamaze kumva amagambo umukecuru yari ari kuba yavuga ahangaha, niko kuba kafata cya cyuma cyangwa se wa mushuka ari kagiye gukatisha watermelon ahangaha, kaza kihuta karakaye. Ubwo ngubwo niko kuba kabaza abakobwa bari bahuriye nabo ahangaha mu nzira, karababaza ati ariko Mr. Liu ari hehe ahangaha ko ndi kuba namushaka? Agakobwa niko kuba bamubwira atari mu nama mu cyumba cyangwa se muri ofisi yiwe, atari mu nama n'abandi bakozi arahuze. Ubwo ngubwo niko kuba kaza kagiye kwinjira akabona harimo abakozi koko bari mu nama na Mr. Liu, niko kuba kakegama ku gikuta aho ngaho karavuga ati ndaje mbe najya kudiringa nawe ataraza kuba yansobanurira neza. Barakwereka abakozi bavuye mu nama ahangaha niko gusohoka, bageze ku muryango babona umuntu ufashe umuhoro, bagira ubwoba niko kuba basohoka bose. Barangije gusohoka kinjira uko nguko kaza kegera Mr. Liu ndetse n'icyuma karakaye cyane. Ubwo ngubwo karaje kagiye gushinga icyuma ahangaha ku meza. Mr. Liu arangije ategaho akaboko aho ngaho, arangije yitegereza agakobwa arakabwira ati ntabwo wagerageza kunkanga gutyo, ati se ntabwo wakabanya umujinya njye nawe tukaba twavugana muko. Ubwo ka Nyiramwiza kinjiye aho ngaho katangira kuba kamubwira ati ndabizi aya meza yawe atwaye ibihumbi 500 by'idolari kuba arimo ahangaha muri ofisi yawe, ati nyangirije rero, ati naba nkuteye uburakari budasanzwe. Ubwo Mr. Liu wacu ahangaha niko kuba yagaterura akabwira ati ibyo ngibyo bireke, niko kuba yagaterura arangije akicaza kuri ya meza kavugaga ngo atwaye ibihumbi 500 by'idolari. Arangije arakabwira ati ariko ko warakaye ufite ikihe kibazo? Ati nene nakubwiye ngo nunkumbura unsange hejuru, ati none ndabona byabaye, ati wankumbuye, ati sibyo ra, natawe ubwo ndi kuba nakubeshyera. Ubwo agakobwa aho ngaho ko ari kagize isoni karangije karamubwira ati mvaho, ati ba wamvushwaho, ati ngiye nawe, ati twasezeranye ko naje ahangaha mu kazi, ati none reba ukuntu akada kanjye kameze, ati reba ukuntu akada kanjye kahaze cyane, ati wagira ngo ndatwite. Agakobwa disi ni uko nguko kamubwiye, ndetse na Mr. Liu atangira kuba yakora ku kada kako. Kumbe babakozi bari mu nama na bosi naho bari bagiye bari aho ngaho bari guseka bari kwirebera agahinde kari aho ngaho, ndetse bari kukareba batishyuye, bari kukareba ku buntu. Kuko batangira kuvuga ati bosi wacu ariko mbanza azi gukubita kuri ka kandi, ati baze ko agiye kuba yanagakubitira hano muri ofisi yiwe. Ubwo ngubwo bosi niko kuba yabyumva biri kuba byamuvuga, arangije arahindukira, birangije biravuga ati reka twiruke, ati reka tuve hasi. Ubwo Liu niko kuba yahindukira aramubwira ati eterega uri umugore wanjye, ati icyo ushaka cyose ngomba kuba nakiguha, ati niyo washaka igihugu cya Afurika, ati nakizana ahangaha mu Bushinwa nkaba nakiguha. Muragiye mwumva amagambo y'umusore. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo wibimbwira, ati ni amaco y'inda, ati sindi kukubona ahantu uri kuba waganisha cyangwa se ibyo uri kuba washaka kuba wakora. Ubwo Liu niko kuba yamubwira ati rero tuzi ibyo ndi kukubwira ndabizi, ati kandi ibyo ndi kuba nagusezeranya ngiye nabasha kuba nabikora. Ubwo ka Nyiramwiza niko kuba kamubwira ati ngiye ndambiwe amagambo nk'ayo ngayo, ati ndakurambiwe n'ubundi. Ubwo ngubwo kakiri gukomeza kuba kakiyahuza amagambo. Murabizi abasore ahangaha twe tuba twihuse. Ubwo umusore niko kuba yakihuta, arangije arakazibya. Kumva ko bari muri ibyo ngibyo hari umukozi wari wibagiwe dokima ziwe, niko kugaruka kuzifata. Arangije arabona agakobwa kari kuba kasunika Mr. Liu, karangije igikozi niko kuba cyababwira ati madamu Liu cyangwa se bosi, ati mukomereze aho ngaho rwose, ati mukomeze ni sawa. Ubwo Nyiramwiza wacu niko kuba yahindukira, arangije abwira Liu ati cyakora amafaranga yawe ntabwo yoroshye kuba umuntu yayakorera, ati habe na gato, ati ntabwo byoroshye. Ubwo ngubwo niko kuba kasohoka muri ofisi aho ngaho. Liu asigara ari kwisekera aho ngaho. Barakwereka Nyiramwiza wacu ahangaha nyuma y'uko asohotse muri bya biro bya Liu, ndetse yaje kuba yakikorera ibyo yarabashije kuba ashoboye cyangwa se akunda.
ubwanga yari ari kuba yashimisha abantu ndetse ari kuba yanabagurisha amagi y'igikeri. Ubwo ngubwo yaje ahangaha ndetse yari yambaye rwa ruhu ari kuba yavuga ati ngiye kuba nakikorera ibyo nkunda. Ubwo umupagasi wa bose wa Ruranga yaraje abwira Ryu ati ahangaha hari umukobwa uri kuba wagurisha amagi y'igikeri, ati sinzi niba nawe wagura, ati kuko ndabona hari umusore wacu uduhayemo impano y'amagi y'igikeri. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati mugende mugure menshi mushoboye hariya, ati ndaza kuba nabereka icyo tuyakoresha. Ubwo umukozi niko kuba yareba bosi ati sibyo uri kuba wavuga ni ukuri? Ubwo umukozi rero urabizi aba agomba kuba yakurikiza amategeko n'amabwiriza nk'uko yahawe. Ubwo niko kuba yajya aho bari gucururiza amagi. Ubwo ngubwo agakobwa karangije gucuruza kasezereye abantu, karangije gakuramo umutwe w'uruhu kari kambaye, gatangira kuba kavuga ati kubera iki nagize abakiriya benshi, ati noneho n'amagi ashize hakiri kare. Ubwo niko gutangira kuba kakuramo umwuka muri wa mwenda kari kambaye, mbanza ubwo kashakaga kuba kawukuramo. Ubwo ngubwo muri ako kanya kakicaye aho ngaho kari kuba kakuramo imyenda, haje umugore ufite amwe muri ya magi ndetse afunze mu gashashi. Uwo mugore arangije aramubwira ati se wampaye andi magi abiri, wampaye andi magi abiri akuzura umubare mbashe kuba nashaka. Ubwo umukobwa niko kuba yamubaza ati se amagi abiri uraza kuba wanyishyura angahe? Ubwo umukecuru niko kuba yamubwira ati se ko ufite amagarande abiri ntabwo wampa amagi abiri nkaba nakongera kuri aya? Ubwo agakobwa niko kuba kamubaza ati se yakuye hehe? Ubwo umugore niko kuba yamubwira ati hirya hariya, ati hari aho bari gutanga amagi ndetse ku buntu, ati rero wowe nyongerera andi magi abiri kuko umubare nshaka kuba nakoresha ntabwo wuzuye. Ubwo agakobwa niko kuba kahindukira karamubwira ati rero amagi yanjye nayacuruza arashira, ati ubu ngubu nta yandi mfite, ati kereka nutegereze ejo. Ubwo umukecuru niko kuba yamubwira ati wenda kubona nta gahunda ufite nta byawe, ati ubwo kanitahire, ati ubwo ejo nuyabona tuzabasha kuba twagaruka. Ubwo agakobwa ka Nyiramwiza ahangaha kasigaye mu rujijo, karimo kuba kakibaza ati se ninde muntu wundi waba ufite bizinesi nk'iyanjye ahangaha? Ubwo karongeye kambara umutwe cyangwa se wa mwambaro wose kari kambaye nk'uko wari wuzuye, karangije niko kuba kagera ahangaha gasanga umugabo wako Ryu niwe waguze ya magi yose ari kuba yayihera abaturage ku buntu. Ubwo ngubwo yasanze ahangaha niko kuba yamubwira ati mbega ibintu bitangaje. Karangije gakuramo wa mutwe kari kambaye wa cyakiwe cyenda, niko gutangira kuba kamubwira ati se niba ufite amafaranga menshi yo kwangiriza wayampaye, ati nkaba nakiyongerera urushoro rwanjye. Ubwo Ryu niko kuba yamubwira ati tuzamo ariko. Ubwo wa mugabo wari uri kumwe na Ryu niko kuba yamubwira ati bosi wacu yashatse kuba yagusapotinga. Ubwo ngubwo ka Nyiramwiza niko kuba kamubwira ati sinjye nigeze mbabwira ko nshaka ubufasha bwanyu, ati njye nta bufasha bwanyu nshaka. Ubwo Ryu ahangaha we yari yacecetse disi ari kumva amagambo agakobwa kari kuba kakoresha, kari kuba kamubwira ati se ubu ngubu uraza kuba wambwira iki noneho? Ati kandi ubu uri gutekereza kuba wanturisha, ati ubu ngubu ngiye narakaye, ati nta kintu mwambwira. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati madamu ntabwo ari ibyo ngibyo, ati Ryu n'ubundi yashaka kuba yakuba hafi ngo arebe ko nta kintu kiba cyaza kukubaho. Umukobwa niko kuba kamubwira ati ubu ngubu ndi kuba natangira akazi kanjye, ati mwishaka kuba mwambangamira, ati kandi ndabinginze. Disi agakobwa ahangaha niko kubwira Ryu ati wakagombye kuba uri mu kazi kawe, ati sinari nakubwiye ko turi buze kuba twahurira mu rugo. Ubwo Ryu ahangaha yari yacecetse. Wa mugabo wari uri kumwe na Ryu niko kuba yamwegerera aramubwira ati uze kugerageza umwumvishe ko nta kintu kidasanzwe twari kugerageza kuba twakora ahangaha. Murabizi ngo hari ubuhoro buhororogosha. Kumva ahangaha ubwo bari batashye bigaragare ko zari zigiye kurara zirimo kwaka cyangwa se zirimo gushya. Ryu wacu niko kuba yakegera Nyiramwiza we atangira kuba yamubwira ati wandakariye. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati urabona nakurakariye, ati ikibazo ntabwo nakurakarira ngo mbashe kuba nabishobora. Ubwo umusore niko kuba yamuha agatambaro gakonje, ati shyiraho uraza kukuba wakonje ubushyuhe bugabanuke. Kumva umukobwa wa Ruranga niko kuba yamubwira ati hari akantu nabashe kuba nakuzanira. Ubwo umukobwa niko kuba yagafata, arangije arakamuhereza, aramubwira ati ako ngako, ati nakaho amafaranga nayo ndi kuba nashaka, ati nashaka kuba nakugurira ako ngako, ati kandi nizere ko uri buze wagakunda cyangwa se uri buze kuba wakishimira, ati kuko niyo mpano mbashe kuba naguha nk'ideni ry'ubukwe bwacu twakoze, turabizi wampaye amafaranga menshi cyangwa se wishyuye amafaranga menshi mu rugo. Ubwo Ryu niko kuba yamubwira ati ariko
ntago nkiri umwana ukundi, ati ntago wakagombye kuba wasesaguye amafaranga yawe uri kuba wangurira kano gapupe. Ubwo umukobwa niko ko yamubwira ati ntago wagakunze se? Ati niba udagakunze ati mpereza agapupe kanjye. Ati ne nakakuguriye nzi ko ubasha kuba wagakunda, ariko niba utagashaka ati kampereze. Ubwo umusore ahangaha yari ari gukomeza kwitegereza agapupe, kumva umukobwa mwibuke yari yarebye mu kabati k'umusore mu cyumba cyabo, abona harimo agapupe ka Haka ndetse na Superman na Batman, ariko abona Haka ari wenyine nta kandi gapupe karimo. Ubwo umukobwa niko ko yamubwira ati wenda mu bihe bizaza ushobora kuzanyibagirwa cyangwa se ukibagirwa ko twabanye, ariko ntuzajya ureba ifoto y'ubukwe bwanjye nawe, ako ngako ni urwibutso rw'ubukwe bwanjye nawe twakoze, tujye ukareba kakunyibutse. Ubwo agakobwa niko kurangiza kuba kamuha impano kagiye kwigendera. Umusore niko kuba yahamagara ati se Nyiramwiza. Ubwo nako niko kuba kahagarara aho ngaho. Umusore niko kuba yakabwira ati se waretse tukibagirwa ibya divorce? Ati ndakwinginze reka tureke kuba twahana divorce, ati tubyibagirwe by'iteka. Ubwo umusore amaze kuba yakabaza icyo kibazo ariko yakabwira ati reka twirengagize ibya divorce, Nyiramwiza wacu niko kuba yakiyumvira. Arangije aramubwira ati gute watinyuka kuba wambaza ikibazo kimeze gutyo? Ati se wibagiwe ko hari projet mfite kuba najya kuba nakora muri Afurika? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ariko biriya nazabasha kuba nabyitaho, ati ukabasha kuba wakora ibindi ariko uri impande yanjye. Ubwo ka Nyiramwiza niko kuba kamubwira ati gute se kandi ubwo uri kumbwira ayo magambo ameze gutyo? Ubwo iwacu niko kuba yamubwira ati ariko ndi kuba nagerageza kuba nakurinda cyangwa se nagira ngo ukomeze ube hafi yanjye, ati kandi urabizi ko nkukunda. Ubwo ka Nyiramwiza niko kuba kakumva amagambo yiwe ari kuba yakabwira, gatangira kuba kamubwira ati ariko urabizi ko mfite kuba najya muri Afurika, ati kuba nakora, ati kandi ngiye ngomba kuba nabifata seriye, ati ntabwo ngomba kuba nagendera ku bitekerezo byawe. Ubwo muri ako kanya kahise kikubita karagenda, karamubwira ati reka mbe najya no kwiryamira nduhuke. Barakwereka Nyiramwiza wacu ahangaha amaze kwanga kumva igitekerezo cy'umusore yaje ahangaha mu buriri, ariko ubona ko adatuje cyane, ari kuba yakibaza ibibazo byinshi. Ubwo ngubwo muri ako kanya atangiye kuba yakibuka ubwo kare yari ari kuba yarwana na wa mukobwa muri ya supermarket mushiki wiwe, ari kuba yamubwira ati nuba washaka kuba wajya muri Afurika ugasiga umugabo wawe ahangaha ariyo, nugaruka ati muzahita muhana divorce, ati kandi ibyo ngibyo ndabikwijeje. Ubwo ngubwo umukobwa niko gukomeza kuba yakibuka ahangaha hari amarushanwa yari yabaye ndetse abantu bakora imideri ahangaha bari kuba babasoma. Ubwo umugabo niko kuba yasoma ati wowe watsinze ahangaha cyangwa se Miss Aline, ati wakaje imbere ahangaha ukaba wagira icyo tubwira. Ubwo Miss Aline niko kuba yazanga aravuga ati mwese mwakoze kuba mwitabiriye ibirori ahangaha, ati kandi mwarakoze kuba mwarambaye hafi ndetse mugasapotinga n'ubuderi bwanjye, ati kandi ibi ngibi byose ndabishimira Mr. Liu kuba yaramfashe ndetse akanamba hafi. Ubwo ngubwo niko kuba yahamagara Mr. Liu ati ndagushimiye cyane, ati kandi wumve ko nkushimiye cyane mbikuye ku mutima. Kumva abantu bari aho ngaho niko kuba batangira kuba bavuga ati ariko uriya musore agira umutima mwiza, ati kandi akunda kuba neza ku bantu bose, ati umuntu ubu ngubu umukobwa bakundana cyangwa se umugore wiwe niwe muntu ufite umugabo, ati abandi turabeshya. Ubwo ko bavugaga ibyo byose Nyiramwiza wacu yari ari aho ngaho ari kuba yakumva ibyo bari kuba bavuga, bari gukomeza kuba bavuga ati umukobwa cyangwa se umugore wiwe niwe ufite umugabo, abandi turabeshya. Ubwo ka Nyiramwiza kacu niko kuba kakiyumvira karavuga ati kandyame hakiri kare, ati nzabona uko njya gushaka amafaranga ejo. Wibutsa kureba neza niba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, kandi ukomeze kudusapotinga mu buryo bwo gukanda like ndetse no gutanga comment no kuba washaringa kuri bagenzi bawe. Ubwo ngubwo barakwereka umusore wacu ahangaha yaraje yitegereza agakobwa karyamye, atangira kuba yafungura ibifunguro by'imyenda yiwe. Ese agiye kongera kuba yakubita kuri ka kandi? Ibi ngibi byose bisigaye tuzabireba muri episode y'ubutaha, ntuzacikwe. Icyo mwibutsa ni ukuba wakanda subscribe.